Mu munsi wa 26 wa shampiyona y'u Rwanda Premier League, ikipe ya Rayon Sport isoje imyitozo mu kibuga cyayo cya Nzove yitegura ikipe ya Etincelle ku munsi w'ejo saa 9 kuri Kigali Pele. Ese abakinnyi bari bameze bate mu myitozo? Ese umutoza yatangaje iki nyuma y'imyitozo? Ibyo byose ngiye kubigarukaho ndetse ngaruke n'uburyo bagiye kuzana directeur technique ukomeye cyane, ibyo azagenda afasha ikipe ya Rayon Sport yaba y'abato n'iy'abakuru, uburyo ibyishimo bimeze mu ikipe ya Rayon Sport nyuma yaho ikipe y'abagore itwaye igikombe cya shampiyona, uburyo Skol nayo yongereye amafaranga mu ikipe ya Rayon Sport. Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Mbahaye ikaze kandi nongera kubashimira cyane uburyo mugenda munyereka ko turi kumwe. Aka kanya nkaba ngarutse nje kubagezaho n'ubundi amakuru y'imikino agezweho mu ikipe mukunda muri benshi, ariyo kipe ya Rayon Sport. Nagira ngo nkwibutse niba uri mushya kuri uyu muyoboro wacu wa Sportline TV ube wakanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona uko bigezweho, ndetse umaze gukanda kuri subscribe ukanda kuri kariya kantu k'inzogera kugira ngo ibiganiro byacu byose ujye ubita ubibona ku buryo bworoshye, kuko bahita babikoherereza ako kanya tukibishyiraho. Muri Rayon Sport rero harimo amakuru menshi atandukanye. Ndagusaba kugira ngo wumve iki kiganiro cyose ukirangize, kuko hagati haragenda hazamo n'utundi tudetaye, utu breaking news tuba turi aho ngaho ducaracara. Akantu kose kaba kavuzwe mu ikipe ya Rayon Sport ni hano uzajya ukamenyera kuri Sportline TV. Twagiye rero, ikipe ya Rayon Sport isoje imyitozo none ku kibuga cyayo cy'imyitozo cya Nzove, ubwo bari gukora imyitozo bitegura ikipe ya Etincelle bazakina ku munsi w'ejo. Ni ku munsi wa 26 wa shampiyona. Ayandi makipe yakinnye uyu munsi, ariko icyatangaje ni uburyo ikipe ya Kiyovu Sport yagarutse mu kibuga igarukanye imbaraga nyinshi cyane, ku buryo yatsinze ibitego 4 ikipe ya Sunrise ku busa. Yabitsinze yihuta cyane rwose. Harimo icya Kirombozi nawe uri mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sport, Richard Kirombozi bazombwa nawe akaba ari mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo barebe uburyo yaza akine ku ruhande rw'ibumoso, kuko ni umuwinga ukomeye cyane. Ikipe ya Rayon Sport rero yakoze imyitozo, abakinnyi bose bari bahari. Muhire Kevin utarakinnye ku mukino washize kubera amakarita y'umuhondo 3 nawe yari yagarutse yakoze imyitozo, kandi nawe ku munsi w'ejo azaba ari mu kibuga ari we kapiteni nk'uko bisanzwe. Mu ikipe ya Rayon Sport rero harimo amakuru menshi agiye atandukanye, ariko tukiri aho ngaho ku kijyanye n'uburyo bwo kwitegura ikipe ya Etincelle. Imyitozo irangiye babajije umutoza Julien Mete, bamubaza uburyo ari kwitegura imikino ya shampiyona kandi afite na kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro. Julien Mete yatangaje amagambo akomeye cyane kandi ahihumure abakunzi ba Murera. Julien Mete yagize ati: gukomeza gutsinda imikino ya shampiyona biraduha kugumana imitekerereze n'akamenyero by'intsinzi, biradutegura neza kwinjira muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro twifuza gutwara, kuko iyi kipe niyo yagitwaye n'umwaka ushize, kandi kuko ari byo biduhesha itike yo kwinjira muri CAF Confederation Cup. Niyo ntego kugira ngo natwe turebe ko twakongera gusohokera igihugu muri CAF Confederation Cup. Ayo niyo magambo Julien Mete yatangaje, kandi mwibuke ko n'ubushize basoza umukino wa Mukura Victory Sport we yatangaje yuko n'igikombe cya shampiyona kikiri mu ntoki zabo bose. Yaratangaje atari ko ninde wababwiye yuko Rayon Sport yavuye ku gikombe cya shampiyona. Bibutse ko ikipe ya APR FC irayirusha amanota 11 mu mikino 5 isigaye. Ese Rayon Sport yayakuramo ikaba yakwegera ku gikombe? Reka dutegereze turebe. Ubwo turahera ejo ku mukino wa Etincelle bafitanye ku isasi y'isa 9 kuri Kigali Pele Stadium. Ibyo byari bijyanye n'imyitozo, uburyo Muhire Kevin yagarutse mu ikipe, ndetse n'abandi bose uburyo bari bahari kandi nta mvune zirimo. Mu ikipe ya Rayon Sport rero harimo n'akandi gashya ko kuba bazongera bakuzuza inzego mu ikipe ya Rayon Sport, haba muri staff technique haba no muri staff administrative cyangwa se muri
staff y'ubuyobozi mu buyobozi bwa Rayon Sport. Murabizi neza ko uriya perezida Jean Fidel Uwayezu we ayobora nta vice perezida agira, we na SG nibo bahedinze ekipe. Muri uko kuyobora ikipe rero ari retired Jean Fidel Uwayezu wenyine hamwe na SG barashaka kongeramo aba vice perezida babiri, bakongeramo na timu ishinzwe recruitment. Abo ngabo nabo bari mu buryo bwo gushakisha aba vice perezida baziyamamaza bagatorwamo vice perezida wa mbere ndetse na vice perezida wa kabiri. Mu kanama gashinzwe recruitment cyangwa se muri staff ya recruitment ubushize nababwiye ko Sadati azaba arimo. N'ubu ngubu biracyarimo ko Sadati ari uzayobora ako tsinda cyangwa se iryo tsinda rishinzwe recruitment mu ikipe ya Rayon Sport, kuko baje kubona yuko kuriya kuzana umukinnyi buri wese akazana umukinnyi we bidakunze, kuko n'aba agent bo mu Rwanda bashobora kubanyuraho bakaba bazana abakinnyi ariko babariyemo amafaranga. None nubwo batangiye gukorana n'aba agent bari international, ariko hari itsinda rizaba rishinzwe recruitment ku buryo abo ba agent bazajya babazanira umukinnyi cyangwa bakabereka umukinnyi batakina hagurya na gutya, nabo bakaba batega indege bakajyayo bakajya kureba koko niba uwo mukinnyi ari gukina. Aho hari muri staff administrative cyangwa se muri staff y'ubuyobozi. Muri staff technique umutoza Julien Mete bagiye kumushakira umutoza wungirije, ariko ntago ari abayobozi ba Rayon Sport bazabamushakira, ahubwo we bazamuha uburenganzira yizanire umutoza wungirije ashaka, kugira ngo batazabura umusaruro akavuga yuko ari abayobozi b'ikipe bamutoranyirije umutoza wungirije. Mohamed Wadewe ntagakiri mu mibare y'ikipe ya Rayon Sport. N'ubundi amasezerano ye agiye kurangirana n'iyi sezo, namara kurangira we azahita asezererwa, hanyuma Julien Mete yishakire umutoza wungirije uzaza bagakorana. Ubwo muri staff technique bazongeramo umutoza wungirije ndetse bazane n'uwo bita directeur technique. Directeur technique ubushize narabibabwiye mu kiganiro nakoze, mbabwira ko Skol yabwiye Rayon Sport ngo bashake directeur technique w'umuzungu ufite profile iremereye, kuko ntago ari ikipe ya Rayon Sport izajya imuhemba, ahubwo Skol niyo izajya imwihembera. Bari gushaka rero directeur technique, hari bamwe bari kugenda bavugwa ariko ntago byari byabashuwa neza ku buryo twaza ngo tubatangariza ayo makuru, kuko twe tuba dushaka kubaha amakuru yuzuye. Ariko uwo directeur technique bari kumushakira hagati y'igihugu cy'Ubufaransa ndetse na Brazil. Urumva ko ni ibihugu bifite iterambere mu mupira w'amaguru, yaba Ubufaransa yaba Brazil ni ibihugu bisanzwe bizi umupira. Uwo directeur technique rero azafasha iki muri Rayon Sport? Azafasha mu gukurikirana ikipe z'abana za Rayon Sport ndetse no guhugura abatoza b'abana uburyo batoza abana n'uburyo babategura kugira ngo bazagere mu gihe cyo kugira imyaka yo gukina mu ikipe nkuru baramaze kumenyera ikibuga, bazi uburyo bw'imikinire ndetse barabatyaje ku buryo zizaba ari impano zizamutse. Murabizi ko ubushize Jean Fidel bamubaza uburyo abakinnyi bazagurwa, yavuze ko bo ikintu bashaka kubaka akademi gakomeye ku buryo bazajya bakuramo buri mwaka byibura abana 2 cyangwa 3 bazamura mu ikipe nkuru, kugira ngo baze bafatanye na bakuru babo, ku buryo bazajya bagenda bubaka ikipe kuri generation par generation. Niba harimo abakinnyi bakuru bagahita baza bakongeramo abandi bakinnyi batoya bo kuramforosa ya kipe, kugira ngo abakuru niba ritayaringa ya kipe n'ubundi izakomeze imenyeranye iri sude cyangwa se ifatanyije. Ubwo rero mu kuvuga gutyo bo niyo mpamvu bari gushaka directeur technique ngo aze abahugure ku bijyanye n'imitoreze y'abana ndetse nabo batoza b'abana barimo ba Kayiranga Baptiste barimo n'abandi, kugira ngo bajye babatoza uburyo
bategura abana hakiri kare. Ibyo rero bizagerwaho directeur technique yaje akajya agenda abereka uburyo ibintu byose bikorwa. Ikindi, iyo ni inshingano ya mbere. Inshingano ya kabiri ni ukuzaba akurikirana ikipe y'abakinnyi bakuru, ubwo ni ikipe nkuru ya Rayon Sport, akajya akurikirana ibintu byose bijyanye no mu kibuga. Ubwo harimo za recruitment, harimo imikinire, harimo uburyo umutoza ari gutoza, harimo uburyo abakinnyi baba bitwaye mu kibuga, uburyo fitness bafite, mbese buri kantu kose ku bakinnyi na directeur technique abagashinzwe, kuko n'ubundi akenshi aba yarabaye umukinnyi akaba n'umutoza nyuma akajya kuba directeur technique, aba yaranabyize mu mashuri ku buryo abazi icyitwa umupira, uburyo bakina, uburyo imikinire y'abakinnyi, imikinishirize y'abatoza, byose abizi, akaza agafasha ikipe muri ubwo buryo. Ndetse ni wa wundi ugira n'uruhare rwo kurokirita abakinnyi, mu kurokirita abakinnyi bakamuhereza profile y'umukinnyi, akamureba akamenya ngo uyu mukinnyi ameze gutya, twamuzana kandi mu buryo agendeye ku bushobozi ekipe ifite, atari kwa kundi byo kuvuga ngo turi kwipasa muremure bakazana n'umukinnyi ugasanga abaye flop kandi bamutanzeho amafaranga menshi. Iyo ni ingingo yindi ya directeur technique azaba ashinzwe mu ikipe ya Rayon Sport. Ubwo bari kumushaka, nawe ari gushakishwa kugira ngo iyi sezo igiye gutangira, mbabwije ukuri ko iyi sezo igiye gutangira izaza izanye ibintu byinshi cyane mu ikipe ya Rayon Sport. Abakinnyi bashya, staff bazongeramo abandi bashya, haba mu butoza, haba mu buyobozi, ndetse banazane uwo directeur technique nawe uzabafasha, hanyuma bubaka ikipe ikomeye kandi ihangana. Ikindi, Skol nyuma y'uko Rayon Sport y'abagore itwaye igikombe, murabizi ko yabahaye miliyoni 15, ibyo murabizi, mwarabyumvise, ndetse kubera n'ibyo byishimo by'uburyo bishimiye ko Jean Fidel Uwayezu amaze kugeza ku rwego rushimishije ikipe ya Rayon Sport yaba y'abagabo ndetse n'iy'abagore, nabo bahise bafata umwanzuro wo kuvuga bati rero miliyoni 100 twari twabahaye twasanze ari nkeya zo kurokirita mu ikipe y'abagabo, ahubwo twongeyeho izindi miliyoni 60, ubwo zikaba miliyoni 160, kandi izo miliyoni ntago zizakorwa ku mafaranga bemeranyijwe mu masezerano ya sezitaha ya 2024-2025. Bari bemeranyijwe miliyoni 600 ku kwezi, ubwo izo miliyoni 160 zo ziri ku ruhande. Ubwo urumva rero Murera niba ifite miliyoni 160 ziri ku ruhande zitari kumwe nayo bumvikanye mu masezerano, ndetse ugashyiraho n'ay'abandi baterankunga bose bazatanga, ikipe ikaba ifite miliyoni 160 ibitse ku mufuka zo kurokirita, ndetse hakiyongeraho nayo yandi, urumva nayo izafata mu yo bayihaye, yongera yo kurokirita, hanyuma izana abakinnyi bakomeye. Murabizi ko mu kiganiro nakoze kare nagiye mbabwira abakinnyi bari gushakishwa, ndetse hari n'abandi benshi ariko tuba tukiri gushakisha amakuru kugira ngo tuyabazanire. Harimo abongereye amasezerano, ibyo ngibyo ba Kalisa Rashidi, Tuyisenga Arsene, ndetse na Eric Ngendahimana na Aimable Nsabimana, abo bamaze kongera amasezerano, nabo bagumye muri ekipe. Niyo mpamvu bari gushaka kuyubaka hakiri kare kugira ngo bazane n'abo banyamahanga batangire bamenyerane, hanyuma shampiyona izajye gutangira, ndetse na Super Coupe abakinnyi bamenyeranye. Murabizi ko buri mwaka ikipe ya Rayon Sport ikora Rayon Day. Kuri Rayon Day bashaka yuko abo bakinnyi bose bazaba bahari, bakabamurika ndetse bakabamurikira ku mukino w'ikipe ikomeye. Nababwiye yuko bari mu biganiro n'ikipe ya Simba Sport Club yo mu gihugu cya Tanzania. Yanga baraganiriye, ariko Yanga basanga izaba yaragiye muri pre-season muri Turkiya. Nyuma bahita bavuga bati why not tutajya kureba Simba Sport Club kugira ngo izaba ariyo dukorana ku munsi wa Rayon Day. Ibyo biganiro rero biracyarimo, nta hantu birajya, ariko ntago biraba approved, ntago biremezwa 100%. Hari yindi rero breaking news, n'ubundi ngenda mbata mu tuntu twa breaking news, utuntu twudushya tuba turi aho ngaho tuvugwa.
ku buryo ikintu cyose kijya kuba muri Rayon ndibaza muba mwaracyumvise hano kuri Sportline TV. Nakwibutsa yuko niba uri mushyashya kuri uyu muyoboro, kanda kuri kariya kajambo nyabona kanditseho subscribe, ukoreho ukande no kuri kariya kantu k'inzogera, ibiganiro byacu byose ujye uhita ubibona ako kanya bikoroheye tukibishyiraho. Kandi niba warakanze subscribe ndagushimiye cyane, uri umuntu w'umugabo. Ndetse niba iki kiganiro cyakuryoheye, terekaho ka like nako kaba gakenewe, ndetse ibitekerezo byanyu nabyo ni ingirakamaro cyane. Niba kandi ubona hari abandi ushaka gusangiza iyi nkuru, nabo yibasangize kugira ngo bumve ibyiza biba biri mu ikipe yabo. Ibyo byose ababikora ndabibashimiye, ndetse n'abatarabikora namwe iki nicyo gihe kandi niko kanya keza ko kugira ngo mubikore, ubundi mujye mubona ibiganiro uko bikwiye. Ako kandi rero ni uburyo Super Coupe y'Afurika Super League y'Afurika izabera mu Rwanda. Ibi ngibi ubyumve neza, Super League, African Super League yatangiye mu mwaka washize, yatangirimo amakipe 8, harimo za Simba, harimo za Rahiri, harimo za Mamelodi, harimo ndumva harimo Mamelodi, Simba, Rahiri, RS Berkane na Wydad Casablanca n'izindi. Hanyuma ubu ngubu ishobora kubera mu gihugu cy'u Rwanda, bari kubiganira. Kandi murabizi ko igihugu cy'u Rwanda mu kudiringa diro nk'izo ngizo tuba turi hejuru cyane. Bari kubidiringa kubera iriya stade Amahoro izaba yaruzuye, kandi murabona yuko niyo stade ya mbere muri Afurika y'Iburasirazuba. Bari gushaka ko rero iyo Super League yazaza kubera mu Rwanda. Hanyuma ikitumye mbabwira iyi nkuru, impamvu nuko nubwo yatangiye ari amakipe 8, kuko yaza kubera mu Rwanda, urumva igihugu cy'u Rwanda kigomba kuzagiramo amakipe 2. Muri ayo makipe rero hagomba kuzamo ikipe ya Rayon Sport Murera. Ikipe ya Murera igomba kuzamo kubera ko ifite abakunzi benshi b'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Niyo kipe ya mbere ikunzwe cyane, igomba kuzaba iri muri Super League yambaye ibara ryayo ryiza cyane ry'ubururu n'umweru, baterera baro hariya kuri stade Amahoro. Niyo mpamvu rero nabo ayo makuru nabo bamaze kuyumva, mu buyobozi barayazi. Niyo mpamvu bari gushaka kubaka ikipe ikomeye cyane y'abakinnyi bakomeye, ku buryo bazakora ibishoboka byose muri iyo Super League bakigaragaza, kugira ngo bajye bahora bayikina. Kandi murabizi ko Super League kujya kuyikina n'ubundi hari amafaranga babaha yo kwitegura, abayigiyemo buri cyiciro urenze hari amafaranga uhabwa. Niyo mpamvu rero nabo bari gushakisha uburyo bwose bushoboka kugira ngo bubake ikipe ikomeye cyane, bazabona uko bitabira Super League ndetse n'andi marushanwa yose, yaba hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndetse no mu Rwanda. Rayon Sport ikigarurira ibyishimo, ikigarurira icyubahiro yambuwe ku bw'imyaka 5 ishize idatwara igikombe cya shampiyona. Ibyo byose rero byari ibiri mu ikipe ya Rayon Sport. Ni amakuru tuba tubazaniye kandi meza yizewe 100%. Ndabakunda cyane, naho utaha mu kandi kanya murabona iyindi video, ndetse ngiye kujya ngerageza nkore video nyinshi, nubwo biba bitoroshye, ariko ndajya nkora ku buryo bwose bushoboka, mbaha ama video menshi kandi yegeranye, ku buryo nta rungu muzagirira hano kuri Sportline TV. Nagusabaga kuba wakanda subscribe nyamuna, udufashe ukande subscribe, ukande like, ukande share, uduhe comment. Ndetse mu minsi iri imbere ndajya mbahereza ibyegeranyo cyangwa se documentaire z'ibintu byagiye biba ku isi by'ibitangaza mu mupira w'amaguru. Ndajya ngenda mbahereza ama documentaire y'uburyo bimeze. Ubwo rero watangira ukatubwira muri comment, ukatubwira uti nshaka ko muzankorera documentaire kuri uyu mukinnyi, nshaka ko muzankorera documentaire kuri iki kintu runaka. Cyose cyabaye mu mupira w'amaguru turi tayari, turahari ku bwanyu. Ciao.